urana tamaye imbere wowe mirizi yo ako sirashaka guhamagara nakuvujije ndakora ko barimo barafata akaboko miriza nyine mpamagara nimero mpaje nta bintu byo kumururu kandi kamubwiye turashwana miriza telefone kumva ufite ubwenge buzima ese nijoro imaze ku buryo uhamagara ngo umupfumu hakunoneho wagize ubujiji ujya muri dushe udafunze niba wagiye udafunze byimenyere nye urajya guhamagara abapfumu bajyana he nta n'isonere unafite urajya ngo guhamagara abapfumu ngo bagarure televiziyo. Hello guys, nongeye kubasuza kandi bahaye ikaze muri Pranka cyangwa se kuri Dudu Pranka. Uyu munsi nanjye rero ngiye gukora agakoryo mbere yuko njya mu kazi. Ndarebye ndavuga ni Pranka bahora bankubita umunsi ku munsi ahangaha, nanjye reka mbyuke ntegura. Mwari muzi rero ngiye gukora Pranka imeze gute. Ubu ngubu ni mbere yuko njya mu kazi, maze kwitunganya ntago ndarangiza neza, ariko kwa ko Dudu cyangwa se uwihaye ngo kujya nkorera ngo Pranka za buri munsi. Bagiye ku muhanda ngo hari binagiye go hari buze guteka kugira ngo ngiye mbone uko njya mu kazi, ntago twasiga umwana aryamye ngo tujye ku muhanda twese cyaze tugende. Ngiye rero ngubu ndabyutse muri iki gitondo nshaka karu nategura hanga mbere ko njya mu kazi ngo nsige nteje akavuye mu rugo rwanjye. Ndavuga nereka mbere kakantu ngiye gukora rero. Ni muri bya televiziyo hari iteretse, ngiye gukora Pranka nkaho iyi televiziyo bayibye. Ubwo ndivugisha ko nari ngiye muri dushe nkasiga negitseho nafunze, nagaruka ngasanga televiziyo abakobwa bayitsindiye. Noneho ngiyewe ndashaka ko naza kuza muza kuyokuna ari buze gusanga nataye umutwe nyine ndi kuzenguruka inzu yose mpamagara abantu ngo banyereze nimero y'umuntu tugaruriza televiziyo. Hanyuma mwebwe ibiri buze gukurikira nyuma sinzi ngo ni ibihe, niba bari buze kumva ko televiziyo ko yabuze nta birenze cyane bari buze kuba fight hano mu rugo, sibyo? Wowe tayarakarako kandi reka manze njye gutsimba televiziyo mu cyumba, ubundi ngaruke muze murebe ibigiye kuba. Gusa ube tayari murebe ko televiziyo ishobora kuba yateza ibibazo hano mu rugo. Ngiye kujya kwitsimba mu cyumba wumva, ubundi aragaruka asanga nataye ubutwe ndi guhamagaza nimero. Muri kwibona ko harahambaye ubusa nta televiziyo. Turebe niba yinjira akahita bibona neza ko na televiziyo idahari, cyangwa niba ari buze gukurikirana gahunda yo kuntu nataye umutwe to. Ubundi hagiye kugira gute gushya. Umva wanshakiye za nimero urumva za wa muntu cyagiye waje kutugaruriza ibintu mu kazi mwana. Mfashe wallahi umva mfashe ibintu bitaragira kure. Ngize ikibazo gikomeye mu rugo rwanjye. Zindebere mwana urebe umuntu niba hari n'umuntu uraho hafi urumva ndebe ko byahita bikora. Yigo mwana nari ngiye muri dushe urumva nsiga negetseho none urumva nsanze sinzi ukuntu bigenze, nsanga televiziyo mwana bayitwara. Kandi neza umuntu yitwaye nta n'iminota n'itanu irashira avuye nk'ahangaha simbuye mbabarira ngwane huye ngwanaho ndaje ngwiki ngirira uvuze shazinyohereze mwana muhamagara hakiri kare bigishyushye bataranayigurisha cyangwa ngo bayikuremo amakuru. Kopi yo telefone tuvugane, kopi yo phone tuvugane. Urumva mwana bayitwaye mwana dore nta iri muri salo. Ngirira nzinyorereze kopi yo telefone tuvugane ariko akasura bite byawe mwana kurira uwo muzima wowe. Ndakubwiye kopi yo telefone tuvugane. Igihe nakuhereye nkubwiye akasura ngo pika telefone ngo televiziyo nesuro ntare televiziyo haro n'abatayitwaye wowe. Aha reko rwazazuga wagiye imikino yawe. Imikino yiwe ubu urashaka ko za brage zawe kuko noneho uri kujyana brage ukazizanamo unuza n'ubupfumu. Nzanira ibyo Pranka mu Rwanda kwiyamye urumva neza. Niba uzanira iby'imikino ubuse ndi kuzana Pranka televiziyo iri yirebe nyine yinyereka ya televiziyo. Ahubwo yizane ubu mana yanjye reka ubwize ukuri nizimbo nako urabizi za Pranka zawe cyangwa
uri muriteje umurwa se kubera yizane nta bintu ibyo zo ni ibiki ariko reka urigendere basi nkureke ugeheze neza telefone ngo televiziyo kuva kwa kagari yagiye konjyayo buri munsi muri dushe buri munsi nta yitwa cyangwa nta bukene ndumva mubwire nta bukene dufite muri ubu rugo sibyo ngo urayigurisha nyine mpereza telefone nta kibazo niba ndi muri planka mpereza urabona ko ndakurasa nyine mpereza nyine kandi reka nkubwire kandi wa mugore uri hano isono ufite iyi televiziyo niramuka ibuze burundu ntuzane ibintu by'imikino televiziyo sindi kukubwira ngo umereze telefone hanyuma se uri guhamagara n'uyijyanye agiye kuyigura nyine mpereza nkuri ibyo nkora ahubwo ndavuze ngo uze ku kazi ko twabuze ibikoresho ntabwo babigaruje wampereje telefone nkavugana n'uyu muntu kandi nyamara urahomba nkomba iki nyamara turahomba burundu duhomba iki njye nawe se ndavuze ngo uzara televiziyo aho wayisize ngiye ku muhanda zize televiziyo ngo uranguraza n'izo kure wakirahamagara ahubwo bayizane niba wanayigurishije sinshaka ibyo bintu hamagara bayizane genda kwiyamye kanani isoni urafite ngo bibye televiziyo kuko kangahe hano biye buri munsi no ujya koga akagenda telefone bayiba hehese iyo mitwe yawe niba unayigura be sinshaka umuntu unzamurira kamere muri iki gitondo karakarakara byose ni ibiki mana ngirira vuba mwana vuguvuye aho ndacyategereje nta n'isoni zundi rwamagarana mwana yisinje nawe urubuga nawe ubwo waretse nkavugana n'uyu muntu uyu muntu ninde urwamagara waretse se nyine nkavugana uyu ninde nyine urwamagara nyine reka njye mvugane nawe mumbwire nyine ninde urwamagara banza umbwire wanjye mana yisinje mana yisinje ibi bintu nagukunda nawe uvanga ibintu ubu ngiye guhomba byose mpombe kandi nanjye nakubajije uyu ninde urwamagara okay n'umuntu ugiye kunyoreza nimero kugira ngo mpamagare umuntu ugiye tugaruriza ibintu uwo muntu ubagaruriza ibintu ni bwoko ki n'umutipe w'Inyamatama umeze nk'umupfumu yego kirisitu wa Kibeho umupfumu muri uru rugo rwacu umupfumu muri uru rugo rwacu hari uje hano se ko umuntu amwoherereza nimero akamwohereza n'aho atuye akamubwira n'ikibaye akakugaruriza hari ubonye muri iyi nzu nta bintu by'abapfumu hano ejo bundi hatazagira n'ikibazo kindi cyaba hano ngo ni ba bapfumu bandi duhombe iki se duhombe iki nyine ngende kwibaza duhombe mpereza wasanga n'ubu yamamagaye cyanyoreje message nkaba ntanayibonye mpereza ahangaha mpereza uranatamaye imbere wowe mpereza iyo ako si urashaka guhamagara nakuvujije ndakora ko barimo barafata akaboko mpereza nyine mpamagara iyo nimero mpaye nta bintu by'umupfumu muri uru rugo nta bintu by'umupfumu muri uru rugo kandi kamubwiye turashwana mpereza iyo telefone ako uyu mutwe uri gukora ubwenge bwawe wabushyize he utangiye kuzana n'abapfumu mu hano wampereje iyo telefone nyine utangiye kuzana abapfumu muri uru rugo none si televiziyo ubundi bayijyanye gute kari yo yayo none se ko mubwiye ko nanjye muri dushe ngaza nasanga bayikuye urujya mu kugenda nta kibazo barayitwaye none ugiye guhamagara ngo abapfumu mu rugo hari umpamagaye muri uru rugo hari ubonyemo hari ubonye wamagaye ngo muri kare muri iyi nzu ntabwo nshaka iyo televiziyo naniyo nareba ariko ubwo ntiyanajya muri uru rugo ugeze kuri level yo kuzana abapfumu muri uru rugo twaba dukeneye ingana gute ku buryo wabwira ngo uzane umupfumu muri uru rugo ikibazo ngenda yigarura ntabwo wayizana ahangaha ngenda yigarura urayigarura uyijyana he nakubujije ariko uri muri ushaka kuvugana nawe ugira iki uri gushaka kuvugana nawe ukora iki ubwenge bwawe buri gukora uri gutekereza neza wowe uri kumva ufite ubwenge buri buzima ku buryo uhamagara ngo umupfumu hakunoneho wagize ubujiji ujya muri dushe udafunze niba wagiye udafunze byimenyere nyine urajya guhamagara abapfumu bajyana he nta n'isonere unafite urajya ngo guhamagara abapfumu ngo bagarure televiziyo wagenda udafunze ujya heho wajyaga ngewe igihe cyose maze hano kajya ujya uvuga ngo ndindangare utigeze unambwira ngo ningire kutugeze wumva nakubwiye ngo banyigira telefone n'amatushe ntibarayindi bari matushe none wowe ngo bagiye kugeze kuri level ngo ugeze kuri level bakwiba ngo televiziyo barayimanuye hariya ese ubwo wari urimo uroga ibikira bituma umwanya ungana kuri muri dushe umwanya suzi n'amazungana ikigo cyo mfaka uneze bancunze kujisha bagacunga nsohotse nayo wagira ukahita bayitwara kuko bizininda muri dushe kuki udafunga ugiye muri dushe ngewe igihe maze cyose kutigeze usanga bayinyuma kuki udafunga muri dushe kari wowe umbwira ngo sinjyamo agaciro ibintu wowe uha agaciro ibintu bajyanye muri munsi
bayijyanye uri mu by'ubu utangiye guhamagara nzabapfumu abapfumu umva noneho nkusobanurire urava hano usize amafaranga ya televiziyo nanabigusobanurira ntitaye aho yakura wapfuma wakiba urava hano yasize turirirwa tutareba televiziyo se amafaranga ya televiziyo kubw'uburangare bwawe n'ubugoryi nyine reka nambare wowe jya wumva bebe ngiye ntukanteshe umutwe nyine reka nze njye kwambara ubundi ngenze tuvugane bya televiziyo njye ntukazana ibintu byo kuntesha umutwe urumva nta n'isoni cyo warifite nta kibazo ubonye ntumbora guys wayibonye puranka mwabonye ukuntu umuntu yigira umusazi akankubita isi si televiziyo ngo ravanga ngaruka ngo asizenga amafaranga ngo ya televiziyo ariko wabyumvishije ukuntu abantu batagira umutima wo kubabarira mubwiye ngo nsohotse ngiye muri dushe hanze ngarutse nsanga televiziyo bayitwaye ariko reba ibintu byari bimbayeho namwe mundebera abanyarwanda ushimishwa no kubona mbabaye kabaye